ngo nubeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana ijya yanzura abantu baranzuye ngo ntuzashaka ugashaka. Ni Imana ijya yanzura basi buri wese akabona ndestaya sede kuta, akabona zo binifu zo diraya, akabona amashimwe mu mutima we. Ukuri Imana izigira neza. Hari uko wabigenza ba ababuza kubuka baho kuba ukabaha amazu. Yesu ashimwe. Imana ishimwe ko yaturenze ikatubera amaso. Nitwa Nyirasengiyumva Anne, nsengera ku itorero rya Remera, ni umwadeperi. Yishimiye kubana namwe muri aya masaha, yishimiye kuganira namwe. Ubw'ibyo ndi umuntu w'Imana, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umuhanuzi. Nkunda Imana n'abantu bayo. Abanejejwe umutima wanjye no kubabwira ibintu by'Imana, kubabwira ibihumurizwa by'Imana, kubabwira ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane. Tutarasoma ijambo ry'Imana twabateguriye cyangwa se nateguye, hari umuririmbyi ujya umfasha cyane nawe agufashe, uvuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Kandirimbeho igice cya mbere, uzashaka kuririmba neza azayiririmba yose. Iravuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose ufite ni Yesu wabiguhaye. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe ko yatugize kuba umuvandimwe we, ikatugira abana bayo, yishimira ku manywa na nijoro. Ni Yesu watugize kuba umuvandimwe we. Imana ishimwe cyane. Ni Yesu waducunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Imana ihimbazwe. Dushimiye imbabazi z'Imana, dushimiye urukundo rw'Imana ko yatugiriye imbabazi akatwitangira ku musaraba, akemera gupfa ku bwacu. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe cyane. Rero ujya wibuka neza ko Yesu ari umuvandimwe, mbese ari so wawe ukaba uri umuvandimwe we. Imana ishimwe. Ujya wibuka neza ko umuntu wese, umuntu usanzwe nkawe yakubera umuvandimwe, ariko hashira akanya gatoya akaguhinduka. Ariko uyu mugabo ukomeye ari we Yesu ntabwo ajya ahinduka. Imana ihimbazwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ibice 35. Turahera ku murongo wawo wa mbere tugeze kuri 3. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Aya magambo y'Imana guhumurize, aya magambo y'Imana kubera inkomezi, aya magambo y'Imana akubera ihumure muri urugendo watangiye, kandi nanjye uri kuyibabwira ampera ihumure. Kandi muri uru rugendo habamo ibintu byinshi bitugora kandi bituruhisha, ariko Imana ikabana natwe kubera ko turi abavandimwe ba Imana ishimwe. Amen. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Ni muri Zaburi ibice 35. Turahera ku murongo wawo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo Uwiteka burana n'abamburana, rwana n'abandwana, enda ingabo nto nini n'intoya, uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimire abangenzi. Ubwira umutima wanjye uti ni njye gakiza kawe. Imana ishimwe. Amen. Hari ibintu bikugenza muri uru rugendo watangiye ugana Siyoni. Hari ibintu bikurushya, hari ibintu bigukomeretsa umutima ukababara, ariko uyu munsi Imana yimira ibintu byose bikugenza. Imana yimira ibintu byose bikurwanya muri uru rugendo.
hari ibintu bituma udatambuka, hari ibintu bigukomeretsa bigatuma umutima wawe ugira umubabaro, ariko Imana ishimwe ko igiye kwimira ibintu byose bitugenza. Imana ihimbaza. Kandi uyu munsi Imana ishingura icumu mu ntagara, yimira ibintu byose. Imana irwanya ibintu byose bikurwanya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishingura icumu mu ntagara. Imana ishimwe. Imana ikora ibintu by'ubutwari. Imana ihindura amateka ndetse n'ibihe. Hari abantu bajya bakakurwanya mu kazi ukora, bakakurwanya mu rugendo watangiye, bakakurwanya mu miryango bajya baturwanya. Hari ababumva ko tutabaho, bakumva ko tutagirwa neza n'Imana, bakaturwanya. Wagira imodoka bakakurwanya, wagira amafaranga bakakurwanya, ariko uyu munsi Imana iburane. Haleluya. Imana ishimwe cyane, ihimbazwe. Uyu munsi uri iyi tariki Imana iburane ibintu bikuburanye. Hari abantu bakuburanya mu kazi ukora, hari abantu bakurwanya ahantu hose ugambira gukura umugisha wawe bakakurwanya, ariko Data wa twese aburanye ibintu byose bikuburanya. Rata Imana ikugirire neza. Hari abantu baburanya urugo rwawe, hari abantu baburanya mu kazi ukora, hari abantu baburanya fiance wawe ufite, hari abantu baburanya ubuzima bwose ubayemo bwa buri munsi, bakabuburanya ndetse bakaburwanya. Ariko uyu mugoroba cyangwa se amasaha Imana igeze ibintu byose bikugenza, kandi ishungura icumu mu ntagara. Imana ikubere maso, Imana ikuvuganire aho utabasha kwivuganya. Imana ishimwe. Ubundi muri iyi minsi wowe mukristo ukomeje iby'urugendo, icyo usabwa ni ugukiranuka, ukizera ko Imana ishobora byose. We kwizera abantu, we kwizera inshuti, we kwizera abakomeye, ahubwo wizera Imana, kuko nijya ishingura icumu mu ntagara ikimira ibintu byose bitugenza. Imana ijya yimira abarozi bakuroga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe. Imana ijya yimira imigambi yose y'icakura. Imana ijya yimira akagambane kakavaho. Imana ijya yimira abavuze ngo ntubeho ukabaho. Imana ishimwe. Imana ijya yimira abavuze ngo utazabyara ukabyara ugaheka ukongera ukabyara abandi. Imana yimira imigambi yose. Imana ishimwe cyane. Imana ijya yimira. Imana ijya ikura umuntu ku cyavu ikamwicazanya n'abakomeye. Imana ishimwe. Imana ijya itanga agaciro aho umuntu yagiriye ate yaburiye agaciro. Aya masaha Imana yimira ibintu byose, nimara kubyimira iguhereza ijambo aho waburiye ijambo. Imana ishimwe. Imana yimira ibintu byose bikugenza. Imana yimira ibintu byose bikurwanya. Ahantu hose ugambira gukura umugisha bikanga, uyu munsi Imana ibyimire, ikubitire kuri ibintu byose bikurwanya. Imana isenye ibihome byose by'umwana. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Ni Imana itajya ibura uko ibigenza. Ni Imana ijya ituvuganira haba n'abantu batatuvuganira. Ni Imana rata ijya iturebera abantu batatureberera. Ni Imana ijya iduha agaciro abantu batwimye agaciro. Imana ishimwe cyane. Ni Imana ijya ihindura amateka n'ibihe. Ni Imana ijya ivuga ngo umuntu abeho akabaho. Abantu bavuze ngo ntupfe, ariko nyirijuru wa nyir'ubutware, nyir'ubushobozi, nyir'ubutware n'ibihe akavuga ngo ntubeho. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana ijya yanzura abantu baranzuye ngo ntuzashaka ugashaka. Ni Imana ijya yanzura abantu baravuze ngo ntabwo uzatera imbere ugatera imbere. Imana ishimwe ko ijya itumenyera iby'iminsi n'ibihe ndetse ikaturebera aho tutareba. Imana ihimbaza. Uyu munsi Imana ikurebere aho utabasha kureba, kandi Imana irebe abantu, ibarebe ijisho ribi bakureba nawe, nayo ibarebe ijisho ribi rata. Imana ikugirire neza. Imana ikurwanirire bya bindi byose utabasha kwirwanirira, kandi Data wa twese mwiza akugirira ibambe n'imbabazi atitaye kuri umunyantege, kuko ni Imana ijya irengera abadafite shinge na rugero, kandi Imana yazanywe mu isi n'abarushye, kuko ijambo ryayo riravuga ngo abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Imana ishimwe. Nuzajya ubona urushye hari ibintu bikuremereye, ujye usanga Yesu kuko azajya kubera amaso. Imana ishimwe cyane. Twamaze kumenya neza ko ari Yesu watugize kuba umuvandimwe wiwe. Iyo ataza gutubera umuvandimwe
umuvandimwe. Iyo ataza kutugira umuvandimwe we tuba twaribagiranye, ariko data wa twese ashimwe ko yemeye ko tuba umuvandimwe we. Imana ishimwe ko yemeye kwitanga, yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo twebwe tubeho turi abanyabyaha tudakiranuka, atugirira imbabazi turi abanyantege nke, aduhesha agaciro abantu baradutakarije agaciro. Imana ishimwe ko ari Imana ijya yimura imisozi. Imana ishimwe ko ari Imana itugera ahantu byanze bikemera. Haleluya. Ni Imana igera ku ngumba zikabyara. Ni Imana yageze kwa Lazaro amaze iminsi ine mu gituro. Lazaro arangije avamo ari muzima, kandi umuryango we byari byarangiye bamaze kubwira Yesu we uni kuki yabarangaranye, ariko Yesu we yatinze afite impamvu, kwari kugira ngo agaragaze imbaraga ze. Dushimiye Imana ko igitinda mu kibazo dufite ikitamura abantu bamaze kubona ko byarangiye. Imana ishimwe ko ari Imana itagikangwa n'abiracitse ra. Ni Imana itagireba aho umuntu avuka. Ni Imana itagireba uburanga ndetse n'igihagararo, kuko iyo iza kureba uburanga n'igihagararo ikareba amashuri twize, ntabwo tuba turi muri mujyi wa Kigali, nta nubwo tuba tuyivuga nk'uko bikwiriye. Iyo iza kureba ibyo byose njyewe namba narapfuye naribagirana, ariko yiza kubireba nawe uri kunyumva, nawe utegereje ko ubutabazi bw'Imana bukugeraho, ntabwo wari kubukiriho. Ariko Imana ishimwe ko itagikangwa n'ibyo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Abantu bo barahinduka, abantu bo mbese batubera babi, ariko Imana ntabwo igitubera mubi. Imana ishimwe ko ijya ibona abantu badutaye ikadutoragura. Hari abantu Imana yatoraguye, ariko abantu benshi bamaze gutoragurwa n'Imana baribagirwa, bayitera umugongo. Ariko uyu munsi iyi tariki ngwifurije kongera kwibuka ineza y'Imana, ngwifurije kongera kugaruka mu nzu itunganye, ukongera kwibuka ubutabazi bw'Imana, ukareka ibintu byose bituma utandukana n'urukundo rw'Imana, ukareka ibintu byose bituma wibagirwa ineza y'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe. Dushimiye Imana ko ari Imana itagihinduka. Imana ishimwe. Dushimiye Imana yuko ari Imana ije kwimira ibintu byose bitugenza. Hari ibintu bitugenza, hari ibigenza abakobwa, hari ibigenza abasore, hari ibigenza abagabo, hari ibigenza abapapa, hari ibigenza abana mwabyaye, hari ibigenza imiryango yacu, hari ibintu bigenza igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari ibintu bigenza amatorero yacu, hari ibintu bigenza abaririmbyi, bikagenza abavugabutumwa, hari ibintu bigenza abahanuzi. Ariko Imana ibigenza uyu munsi, Imana ihiga ibintu byose bihiga abantu bayo. Haleluya. Imana irwanye, Imana ishingura icumu mu ntagara, yimira ibintu byose. Imana iduhindurira amateka, abavuze ko nta buzima tuzagira babone ubuzima bwabonetse. Imana iduhindurira icyerekezo, abavuze ko ntacyo tuzimarira babone ko hari ibintu byahindutse. Icyo usabwa rero ni iki? Imana ije gutabara umuntu, bisaba ko uwo muntu ije gutabara isanga afite kwizera. Wowe icyo usabwa ni ukwizera, ugategereza ubushake bw'Imana. Icyo usabwa ni ukuba maso, icyo usabwa ni ukugendera mu nzira zayo, ubundi Imana ikaza kurwanya ibigize ute ibikurwanya. Icyo usabwa ni ugucunga izamu neza, ubundi Imana ikaza guhindura icyerekezo ubona ko cyanze guhinduka. Icyo usabwa ni ugucunga icyo Imana yagubikije, ugacunga icyo yakuragarikiye. Icyo usabwa ni ukuba maso mu murimo wayo, icyo usabwa ni ugusenga, kandi ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ko ari Imana itagibura uko ibigenza. Dushimiye Imana ko ari Imana ijya yumva gusenga ko bayitakira ku manywa na nijoro. Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga Imana, tuyibwira
kugira ngo wimire ibintu byose bikugenda. Tugiye gusenga Imana tuyibwira ngo hari ibintu bituhiga. Imana ihiga ibintu byose biduhiga. Tugiye gusenga Imana tuyibwira ngo igire ibintu ikora, ibyo tutabasha gukora Imana yigira ate ibikore. Tugiye gusenga Imana kugira ngo idutabare abasi bacu bakiriho, kuko hari abantu bavuze kutazatabarwa, ariko uyu munsi Imana ikora igitangaza igutabara abantu bavuze ko utazabona ineza y'Imana, utabarwe bakiriho rata, babona ubutabazi bw'Imana. Imana ishimwe. Birashoboka ko waba ufite ibintu byakugoye, birashoboka ko waba ufite ibintu byakujagarije umutima, ndetse ukumva muri wowe ucitse intege, ukumva muri wowe gusenga birahagaze. Oya, we gucika intege, we kunamuka, we kunamurwa n'iminsi iribiye, we kunamurwa n'ibigeragezo urimo, kuko Imana niyo ifite uburyo bwo kugira ute bwo guhiga ibintu byose biguhiga. Imana niyo ifite ubushobozi bwo kurwanya ibikurwanya. Imana niyo ifite ubushobozi bwo gushingura icumu mu ntagara. Imana ishimwe. Wowe ntabwo wabishobora, ariko uyu mugabo ukomeye ari we Yesu ashoboye ibintu byose. Imana ihimbaza. Tugiye gusenga Imana kugira ngo yimire ibintu byose. Hari ibintu byatumye udatambuka, hari ibintu byatumye utabona ineza y'Imana, hari ibintu byatumye utabona ubutabazi bw'Imana, hari ibintu byatumye utagirirwa neza nayo, hari ibintu byatumye udatunga imodoka kandi wari uyifite, hari ibintu bituma udashaka, hari ibintu bikwitambika umugisha, ariko uyu munsi itariki Imana yimira ibintu byose, ikubita ibintu byose bibasha kukubuza amahoro. Imana ihimbaza. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari Imana nekuta zo birifuza dira. Ni Imana itajya nestaya, ni Imana itajya ruswa. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ikiranuka, uri bamenya, uri nestaya sire nekuta, uri zo birifuza dira. Turagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, uri Imana itagihinduka, uri Niba yasirane kuta, uri Imana yenestaya zobrere ni nifuza dra, uri Imana igirinda umuntu, ndetse uri Imana igikora iby'imbaraga. Aya masaha turagushimiye Mana. Hari abantu babakeneye ubutabazi, hari abantu bakeneye ko wabagirira neza, ukimira ibintu byose bibasha kubabuza amahoro, ukimira abarozi, ukimira ndetse ugashingura icumu mu ntagara, kuko iri cumu rishinguye mu ntagara ubutabazi bwagaragara. Hari uko wabigenza abakobwa bagakora ubukwe, hari uko wabugenza abakobwa bakabona intsinzi ndetse n'ubutabazi, hari uko wabigenza abasore babuze inkwano ukabaha inkwano, ababuze abagore ukabaha abagore, ababuze akazi ukabaha akazi, ababuze amaperime ukabaha amaperime. Mu izina rya Yesu hari uko wabigenza muri aya masaha, abagabo ukabagira neza mu izina rya Yesu, ukabacira inzira. Hari uko wabigenza Mwami nyiribiye, ukabarindira mu ngo zabo, ukarinda ababyeyi, ukarinda nyamanda yasire, ukarinda urubyaro mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Hari uko wabigenza ukagira neza abantu bawe, ukabarengera, ukabavuganira, ukababera ku rugamba, ukababera agatsindwa k'amakuba, ukabaza biniwa yasene kuta henestazo bere. Hari uko wabigenza Mwami nyiribiye, ukaba ubutabazi bwihuse. Uyu mwaka utararangira, ukwezi kwa munani utararangira, buri wese akabona intsinzi, buri wese akabona ubutabazi, buri wese akabona nestaya sene kuta, akabona zo birifuza diraya, akabona amashimwe mu mutima we. Ukuri Imana izigira neza. Hari uko wabigenza Baba, ababuze kuba ukabaho kuba, ukabaha amazu, uko wabigenza Mwami. Hari uko wabigenza, hari uko wabigenza mu izina rya Yesu. Witeka ababuze perime ukabaha
perime, hari uko wabigenza mwami mukiza Uwiteka nyiribihe. Ababuze amahoro mu mutima ukabaha amahoro, hari uko wabigenza. Abari muri gereza ukabakuramo, abarengana ukabarenganura, abari mu bihano ukabagirira imbabazi, ukababera agakingo k'amakuba mu izina rya Yesu. Uburinzi bwawe bukagaragara, hari uko wabigenza Mana. Uko niko tugusabye ngo iki gihugu cy'u Rwanda ugire amahoro, kandi uburinzi bwawe bube kuri iki gihugu, kandi imbaraga z'Imana zigaragare. Urinde abanyarwanda n'abanyarwandakazi, uburinzi bw'Imana bugote iki gihugu, kuko uri Imana ishoboye mwami. Uko niko wabigenza, ukagira imbaraga zawe utanga muri iki gihugu, ukagira uko ubigenza, ukaduha mwami Uwiteka nyir'ingabo kubera amaso iki gihugu cy'u Rwanda cyacu, kandi ukaduha kugikunda kuko uri Imana ishobora byose. Urakoze kumva gusenga, kandi urakoze kuri umubyeyi mwiza. Izina ryawe nirihimbazwe none n'iteka ryose Yesu. Amen.